Ndabasuhuje mwese abo duhuriye ahangaha. Imana ibaha umugisha. Nongeye kunezezwa no kongera guhura namwe, ariko muraza kunyihanganira, ijwi ntago rimeze neza. Nekereza ko hari ngira ngo gripe igiye kumfata, ariko buriya ndanywa amazi biraza kuza gukira, ndabizi neza. Kandi Uwiteka mbashishe, kubera ko ntago nifuza ko ijwi ryanjye ryagira ikibazo muri iyi minsi, cyane ko n'abafite byinshi byo tugomba kuganiraho, kandi ijwi ryapfuye ntago mba nkibonye uburyo bwo kugira ngo tugire ibyo dusangira. Rero impamvu itumye nzahangaha ni hari mushiki wacu watanze comment, numva nifuje kuganira cyangwa se kuvuga kuri iyo comment. Ni mushiki wacu witwa ni Mushoka Chantal. Ntago mbizi bijyaterwa n'ukuntu nyine izina ryanditse, ariko icyo mbona nuko ari Chantal. Comment yishyizeho ejo ni ku cyigisho kivuga ku isabato. Hanyuma arangije hari comment yatanze, yashyizeho comment zigera muri ebyiri niba atari eshatu, ariko ndavuga kuri ebyiri muri zo. Yaravuze ngo wa muhungu we, igisha abantu kwezwa no kureka ibyaha byabo, kuko nta kizira kizaruhuka iyo sabato dutegereje. Icyo kimenyetso kizashyirwa ku muntu wese ukora ibyaha, niyo yaba aruhuka iyi sabato muvuga. Urumva ni isabato muvuga, hari wenda bashobora kuba atayemera, ntago mbizi. Yesu niwe sabato nyakuri, kuko hari abiyahura kandi baruhuka isabato, ariko uri muri Kristo azaruhuka iteka ryose. Ahangaha ntago ndi guhakana ko Yesu ari we sabato, ni nako bimeze. Yesu niwe sabato nyakuri, ariko noneho hari indi comment yashyizeho, ari nayo itumye nkora iki kiganiro kugira ngo tuyiganireho. Indi comment yaravuze ngo mwihanganeho gato nyirebe. Okay, dore ngiyi. Yaravuze ngo abemera isabato muzasome neza Abaheburayo igice cya 4, musabe Imana ibasobanurire isabato nyakuri abera bategereje, aho gukomeza gutinda ku munsi wa gatandatu. Urumva yaravuze ngo ubwo ni mu Baheburayo igice cya 4. Abaheburayo igice cya 4 niho ntekereza ko tugiye kuhasoma, twumva uko havuga, turebe ese koko haba havuga ko hari iyi sabato turuhuka twebwe nk'abadiventiste b'umunsi wa karindwi, cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba batari abadiventiste yaba yarakuweho. Ubwo iki nicyo ngira ngo tugende tukirebereho. Tusome Abaheburayo igice cya 4. Abaheburayo igice cya 4 muri hangana ndimo ndahareba. Abaheburayo igice cya 4. Okay, guhera ku murongo wa mbere hari titiri ivuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Hanyuma twakomeza gusoma ikatubwira ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho atarishyikira. 2, kuko natwe twahawe ubutumwa bwiza nka bandi, nyamara ijambo bumvishe ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. No kuvuga ngo abakiriye isezerano ry'uburuhukiro bw'isabato ntago bigeze baryakirana umutima wizera, niyo mpamvu ntacyo ryabamariye. Niyo mpamvu kuruhuka isabato nta kindi kintu, nta kwizera ufite, cyangwa se ibindi ukabyica ariko ukaburuhuka isabato, nta nubwo unayiruhuka deja. Ubwo nyine ntago nzi ukuntu icyo kinyarwanda twakivuga, ariko urumva ko abakiriye iryo sezerano baryakiranye umutima udafite kwizera, ntiryagiye icyo ribamarira. Umurongo wa 3, naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema. Ndagira ngo mwumve ahangaha uburuhukiro turi kubwirwa ngo ni uburuhukiro Imana yaruhutse irangije kurema. Kandi uyu mushiki wacu Chantal, niba uri kunyumva, ndagira ngo wenda tubigendanemo neza. Yavuze ngo twige uburuhukiro buri mu Baheburayo igice cya 4, twe gutinda ku biruhukiro bw'umunsi. None ikibazo, uburuhukiro Imana yaruhutse imaze kurema bwaba ari ubuhe? Icyo nicyo kibazo umuntu ashobora guhita yibaza cyihutirwa cyane.
icyo kibazo muraza kuza kumbabarira. Uyu munsi nifuje ko iki kintu tukiganiraho kugira ngo uyu mushiki wacu dufatanye turebere hamwe ese koko kuko abantu benshi baravuga ngo isabato ngo ni Yesu Kristo, ngo iby'umunsi ntabwo ari ngombwa. Ariko se Yesu Kristo yabahurira hehe n'umunsi? Hano mu Baheburayo igice cya 4 twe turimo turebera hamwe amagambo atubwiye ngo ubwo buruhukiro nibwo Imana yaruhutse imaze kurema. Noneho mureke nkomeze nsome mwumve ngo umurongo wa 4, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Ngayo nguko umunsi wa karindwi murumva ko n'ubundi ugarutse. Hanyuma 5, reka igice nkisome nkikomeze mutaza kuvuga ngo wenda ibyo nirengagije hasi. 5, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Urumva n'abantu banze kugira umutima wizeye, banze kumvira ibyo Uwiteka basaba, bungo kubera kumera gutyo, kubera ko nyine banze kwizera, ntago bazigera binjira mu buruhukiro bw'Uwiteka. Ariko twabonye ko ubundi sibyo ko nshaka no kubikoraho ikiganiro. Uburuhukiro buri mu byiciro bibiri. Hari ubundi isabato igizwe n'ibyiciro bibiri. Hari isabato nk'umunsi, akaba n'isabato nka Yesu Kristo. Ibyo rero iyo ufite kimwe udafite ikindi nta sabato bufite. Iyo ufite umunsi udafite Yesu Kristo nta sabato bufite. Iyo ufite Yesu Kristo udafite umunsi nta sabato bufite. Kubera ko umunsi tubona mu mategeko 10 y'Imana, Yesu Kristo tukabona nk'uburuhukiro bw'ibyaha byacu dufite twese. Rero iyo uruhutse umunsi wa karindwi ariko utarasanze Yesu ngo kuruhura ibyaha n'ubundi uburuhira ubusa. Iyo uruhutse iyo ufite Yesu Kristo ariko warahunze amategeko y'Imana n'ubundi uburuhira ubusa ko ntago bawubahiriza iby'Imana yashyizeho. Ubu rero urumva ko ku munsi wa karindwi niho Imana yaruhutse nk'uko hano mu Baheburayo habivuze. Mushiki wacu yakoze cyane. Iri somo yarimpaye nongera kurinyuzamo amaso, ndarisoma ndongera ndaryuza ndavuga no reka tubiganireho. Ntekereza ko yaritanze avuga ko kuvuga ku munsi cyangwa se kwibanda ku munsi cyangwa se kuvuga isabato nk'umunsi nta kintu twe bishobora kutumarira, ahubwo icyo dukwiye kwakira ukwakira Yesu Kristo. Ariko se birashobora ko twakira Yesu Kristo amategeko ye twayasiribanze? Ntago bishoboka. Hanyuma ngo kuko yavuze aho kuko hari aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone iti ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. 6, nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kumvira. 7, Imana yongera gutoranya umunsi. Ndagira ngo ikintu mucyumve neza. Imana yongera gutoranya umunsi, ari wo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Uyu murongo ndagira mwumve neza, ngiyo Yesuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Urumva haracyariho uburuhukiro bw'isabato. Icyo kintu muri kucyumva? Haracyariho uburuhukiro bw'isabato. No ku bantu bavuga ngo isabato ngo yakuweho, ngo isabato ngo yari y'Abayuda, nubwo nongeye kubigarukaho. Murumva ko ibyanditswe byaratubwiye ngo haracyariho uburuhukiro bw'isabato yabikiwe abantu b'Imana. Ubwo umuntu agahita yibaza, ese hejuru ku murongo wa 8 natwe ngo iyo Yesu abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. None ku murongo wa 9 ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Kibe clear ngo uwinjiye mu buruhukiro bwayo, mu yandi magambo uwinjiye mu isabato aba aruhutse imirimo ye. Ariko ikintu muri kucyumva neza ni imirimo bagenzi. Uwinjiye mu isabato aba aruhutse imirimo ye nk'uko, ngo uko Imana yaruhutse imirimo yayo niko uwinjiye mu buruhukiro nawe aruhuka imirimo ye. Bivuze ngo niba Imana yarakoze ikaruhuka ku munsi wa karindwi, uwinjiye mu munsi w'isabato nawe aruhuka imirimo ye nk'uko Imana nayo yaruhutse ku munsi wa karindwi. Kandi isabato twabonye ko ari ku munsi wa karindwi, hejuru babitubwiye ngo Imana yarakoze iruhuka ku munsi wa karindwi ari wo sabato. Hanyuma
ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Haleluya. Urumva ko ibyanditswe bivuga nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Uburuhukiro se ni ubuhe? Twabonye ko ari bubiri, umunsi wa karindwi ndetse na Yesu Kristo. Tugira umwete wo kuba muri Yesu Kristo na Yesu Kristo akaba muri twebwe. Tugire n'umunsi wo kubahiriza umunsi wa tugire n'umuhamagaro, tugire umuhamagaro cyangwa se umwete wo kwinjira muri Yesu Kristo ngabe muri twebwe natwe tube muri we kugira ngo turuhure ibyaha byacu. Ariko tugire n'umuhamagaro cyangwa se n'umwete wo kubahiriza amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 rivuga umunsi wa karindwi w'isabato. Kuko hano batuwe ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya bandi cyo kutumvira. Kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya bandi cyo kutumvira. Urumva ko hari abanze kumvira, hari abanze kwizera, banga kwinjira mu buruhukiro bw'Imana yashyizeho. Baravanga isabato yakuweho, ariko niba isabato yarakuweho, ariko igitangaje bavuga ko isabato yakuweho, ariko bakagaruka bavuga ngo Yesu niwe sabato. None ubwo isabato yakuweho namwe iki kintu mu kibazo nuko numva nyine umubiri wanjye utari comfortable. Ubundi binagumye ko ndi kubivugana imbaraga, ariko ntekereza ko gutya nyine nibwo niko mwuka ashimye kari bwo kwanza nabwo biri bwumvikane neza. Umuntu uvuga ngo isabato yakuweho, ese niba yarakuweho kandi abantu bakaba bavuga ngo Yesu Kristo ngo niwe sabato, ubwo Yesu Kristo nawe yaba yarakuweho? Ndabyemera Yesu Kristo niwe sabato, ntago mpakana, ariko nabwiye ngo dufite ibice bibiri by'isabato. Isabato nk'umunsi n'isabato nka Yesu Kristo. Kijambo isabato risobanura uburuhukiro. Dufite uburuhukiro bw'imibiri yacu, bw'imirimo tuba twakoze ibigaragara, bw'uko tuba twagiye gushugurika mu buzima busanzwe, bw'imvune tuba twahuye nazo tugakora. Ku munsi wa gatandatu tugasoza iyo mirimo, ku munsi wa karindwi tukinjira mu buruhukiro tukaruhuka, imibiri yacu ikemeze neza, tukagira Yesu Kristo karuhura w'ibyaha, bya bindi byose tuba twizirinzemo, bya bindi tuba twakoze. Iyo tumugezeho aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mu yandi magambo, muri we nimo isabato yuzurira. Isabato, igice cya mbere cy'isabato twakibonye nk'umunsi turuhukamo imiruho n'imihati. Igice cya kabiri tukibonye nk'umukiza waje kutubatura ku ngoyi y'icyaha akaturuhura. None byanditswe byaratubwiye ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya bandi cyo kutumvira. Hari abantu batumvira kandi abandi bakabareberaho icyitegererezo. Babanga isabato yakuweho bakavuga ngo ntago bikiri ngombwa. Abadivantiste bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kugera nubwo abantu baruhuka isabato bita ngo nabasazi. Ariko Bibiliya bivuze ngo umuntu udakurikiza iby'Imana yategetse ntago azigera yinjira mu buruhukiro bw'iteka ryose, aribwo Yesu Kristo. Iki kintu mucyumve neza. Niba uzi ko rero hari aho wamenye umucyo w'Imana, ukaba uzi ko hari aho wamenye umucyo w'isabato, ukaba waranze kuwukurikiza, menya ngo ntago uzigera winjira mu buruhukiro bw'iteka ryose, aribwo buzima buzira icyaha tuzahabwa abera igihe nikigera. Kuko ijambo ry'Imana kugeza ku murongo wa 12 ndimo ngana ku musozo, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rirahinguranya ndetse kugera ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. 13 ari wo wanyuma, nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ngo twese tumeze nk'abambaye ubusa imbere y'izatubaza ibyo twakoze. None ikibazo kukomeza kwinangira, ubwo iri somo riyije kubera umushiki wacu watubwiye ngo twe kwita ku munsi, ahubwo twite ku isabato ari Yesu Kristo. Ariko tuje gusanga isomo yaduhaye ryamutsindishirizaga, ahubwo rihamya ko umunsi ari ingenzi cyane, kandi tubonye ko uwo munsi na Yesu Kristo nibyo bibyara isabato. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Reka ngarukira ahangaha. Ubwo hagize undi muntu ufite ukundi kabitekereza cyangwa se ufite ikindi gitekerezo mwagishyira muri komenti,
cyangwa se mukanyandikira kuri nimero zanjye, ndazishyira kuri screen kugira ngo bigende neza. Imana ibahe umugisha rero, kadusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza, tugushimiye ko wabanye natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Twasuzumiraga hamwe ibyanditswe byera, kandi tugushimiye ko duhaye umwuka wera wo kudusobanurira. Tubonye ko isabato ikiriho kandi ntabwo izigera ivaho, kuko ibyanditswe biratubwira ngo naho ijuru n'isi byavaho, amategeko yawe ntazavaho akadomo na kamwe. None turakwinginze mubyeyi mwiza, kugira ngo amategeko yawe yandike ku nkingi z'imitima yacu, ibyo twibwira ku manywa na nijoro bibe byiza, twe kugambirira kutakumvira. Ngaho ufasha jyewe, ufashe na muvandimwe cyangwa mushiki wacu duteze amatwi, twese duhana umugisha, tubisabye mu izina Yesu Kristo turakoze, amen.